Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Ntabwo twakumanuriye Qur'ani ngo ugorwe. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Uretse kuba urwibutso kutinya. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. Imanutse iturutse ku waremye isi n'ibirere bihanitse. الرحمن على العرش استوى. Nyirimpuhwe uganje kuri arshi. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Ibyo mu birere n'ibyo mu isi n'ibyo hagati yabyo ndetse n'ibiri munsi y'ubutaka n'ibye. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Nubwo warangurura ijwi mu by'ukuri we azibanga n'ibyihishe cyane. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah nta yindi mana uretse we. Afite amazina meza. Wa hal ataka hadithu Musa. Ese inkuru ya Musa yakugezeho? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Ubwo yabonaga umuriro akabwira biwe ati mugumaha mu by'ukuri genda butswa umuriro, hari ubwo nabazaniraho igishirira cyangwa ngasanga ku muriro ubuyoboke. Falamma ataha nudiya ya Musa. Awugezeho arahamagarwa, yewe Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa. Mu by'ukuri ge ndi nyagasani wawe, ambura inkweto zawe, rwose uri mu kibaya gitagatifu Tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Ge nagutoranyije, tega amatwi ibihishurwa. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Mu by'ukuri gendi Allah nta yindi mana uretse ge, ngaragira uhozeho sala unyibuka. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Mu by'ukuri imperuka izaza, ndayihisha kugira ngo buri muntu azahemberwe ibyo akora. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Rwose utayemera agakurikira irari rye ntazayigukumireho maze ukorama. وما تلك بيمينك يا موسى. Ese icyo niki kiri mu ndyo yawe yewe Musa? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Aravuga ati, iyi ni inkoni yanjye nishingikiriza, nkayihushurisha ibibabi by'intama zanjye kandi nyifitemo indi mimaro. قال ألقها يا موسى. Aravuga ati, yinage yewe Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى. Arayinaga ubwo ihita iba inzoka igenda. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Aravuga ati, yifate witinya turayisubiza mu buryo bwayo bwa mbere. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Ushyire ukuboko kwawe mu kwaha kwawe kurasohoka kwererana nta muze ari ikindi gitangaza. لنريك من آياتنا الكبرى. Kugira ngo tukwereke bimwe mu bitangaza byacu bihambaye. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Jya kwa Firawuni mu by'ukuri we yarigometse.
قال رب اشرح لي صدري aravuga ati ayi nyagasani wanjye nyagurira igituza cyanjye ويسر لي أمري unyorohereze inshingano zanjye واحلل عقدة من لساني unapfundure ipfundo riri ku rurimi rwanjye يفقه قولي kugira ngo basobanukirwe ijambo ryanjye واجعل لي وزيرا من أهلي unshyirireho umufasha wo mu muryango wanjye هارون أخي Haruna umuvandimwe wanjye أشدد به أزري mukomereshe imbaraga zanjye وأشركه في أمري unamumfashishe mu nshingano zanjye كي نسبحك كثيرا kugira ngo tugusingize cyane ونذكرك كثيرا tunakwambaze cyane إنك كنت بنا بصيرا mu by'ukuri wowe urubona cyane قال قد أوتيت سؤلك يا موسى aravuga ati rwose uhawe ibyo usabye yewe Musa ولقد مننا عليك مرة أخرى rwose n'ubundi twaguhaye inema zacu إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ubwo twahishuriraga nyoko ibihishurwa tuvuga أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني mushyire mu isanduku wite mu mugezi umunage ku nkombe umwanzi wanjye ari nayo mwanzi we amwakire naguhaye urukundo rwanjye kugira ngo urerwe nkurinze إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى ubwo mushiki wawe yagendaga akavuga ati ese mbereke uwamurera tugusubiza kwa nyoko kugira ngo yishime ntakomeze kugira agahinda wica umuntu tugukiza akababaro tuguha n'ibigeragezo byinshi uba mu bantu ba Madian imyaka nyuma yawe Musa uza ku igeno واصطنعتك لنفسي nkwihitiramo ku bwanjye اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري genda wowe n'umuvandimwe wawe n'ibitangaza byanjye ntimuzadohoke kukunsingiza اذهبا إلى فرعون إنه طغى mujye kwa Firawuni mu by'ukuri we yarigometse فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى mumubwire ijambo ryoroshye wenda yakwibuka cyangwa agatinya قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى baravuga bati ayi nyagasani wacu mu by'ukuri twe turatinya ko yatwihutishiriza igihano cyangwa akarengera mu kutugirira nabi قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى aravuga ati ntimutinye mu by'ukuri jye ndi kumwe namwe ndumva kandi ndabona فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية
من ربك والسلام على من اتبع الهدى. mumugereho maze muvuge muti mu by'ukuri twe turi intumwa za nyagasani wawe, ohereza hamwe natwe bene Isirayeli ntunabatoteze. Mu by'ukuri twakuzaniye igitangaza giturutse kwa nyagasani wawe, amahoro abe kuwakurikiye ubuyoboke. Inna qad uhiya ilayna anna al'adhaba ala man kadhaba wa tawalla. Mu by'ukuri twe twahishuriwe ko ibihano bizaba kuwahinyuye akanatera umugongo. Qala faman rabbukuma ya Musa. Aravuga ati, ese ninde nyagasani wanyu yewe Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Aravuga ati, nyagasani wacu nuwahaye buri kintu indemo yacyo maze akayobora. Qala fama balul qurunil ula. Aravuga ati, ese bite by'ibisekuru bya mbere? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Aravuga ati, ubumenyi bwabyo buri kwa nyagasani wanjye mu gitabo, nyagasani wanjye nta kosa nta nubwo yibagirwa. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Uwabashyiriyeho isi nk'isaso akayicamo inzira, akamanura amazi mu kirere maze akayameresha ibibiri mu bimera bitandukanye. Kulu war'u an'amakum inna fi dhalika laayatin liulinnuha. Murye munaragire amatungo yanyu, mu by'ukuri muri ibyo hari ibimenyetso ku banyabwenge. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Twabaremye tubakomoye muri yo, no muri yo niho tubasubiza, kandi tuzayibakuramo indi nshuro. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Rwose twamweretse ibitangaza byacu byose, arabihinyura arananangira. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Aravuga ati, ese watuziye kugira ngo udukurishe uburozi bwawe mu gihugu cyacu yewe Musa? فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Rwose turakuzanira uburozi bumeze nkabwo, shyira hagati yacu nawe isezerano tutazica twe cyangwa wowe ahantu hazwi. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha. Aravuga ati, isezerano ryanyu ni ku munsi w'umurimbo, kandi hazakoranwa abantu ku gasusuruko. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Firawuni atera umugongo maze akoranya abarozi hanyuma araza. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Musa arababwira ati, ukorama kube kuri mwe, ntimuhimbire Allah ikinyoma akabarimbuza igihano, kandi rwose abahimbye baramwaye. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Bajya impaka hagati yabo ku kibazo cyabo bahisha ukongorerana. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى.
baravuga bati aba nta kindi bari cyo uretse kuba abarozi, barashaka kubakura mu gihugu cyanyu n'uburozi bwabo, bagasibanganya inzira yanyu y'intangarugero. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Nimuhuze imigambi yanyu maze muze ku murongo, rwose aratsinda uyu munsi uri hejuru. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Baravuga bati yewe Musa, wanaga cyangwa twe tukaba ba mbere banaga? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Aravuga ati ahubwo ni munage, ubwo imigozi yabo n'inkoni zabo bimugaragarira kubera uburozi bwabo ko bigenda. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Musa yiyumvamo ubwoba. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Turavuga tuti witinya, mu by'ukuri ni wowe wo hejuru. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Naga ikiri mu ndyo yawe kimiragure ibyo bakoze, mu by'ukuri ibyo bakoze ni imigambi ya kirozi, kandi umurozi ntatsinda uko aje kose. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Abarozi bikubita hasi bubama bavuga bati twemeye Nyagasani wa Haruna na Musa. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Aravuga ati ese mumwemeye mbere yuko mbibemerera? Mu by'ukuri we ni mukuru wanyu wabigishije uburozi, rwose ndabacagagura amaboko yanyu n'amaguru yanyu mbusane nababahambe ku bihimba by'imitende, rwose muranamenya ufite muri twe ibihano bikomeye cyane kandi bihoraho. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Baravuga bati ntitukurutisha ibitangaza bitugezeho, turahiye uwaduhanze, curubanza ibyuca, mu by'ukuri uca urubanza rw'ubu buzima bw'isi. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Mu by'ukuri twemeye Nyagasani wacu kugira ngo aduhanagureho amakosa yacu n'ibyo waduhatiye by'uburozi, kandi Allah niwe mwiza uhoraho. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Mu by'ukuri usanze Nyagasani we ari umugome afite Jahannama, nta nubwo azapfa muri yo, nta n'ubuzima azagira. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. Nuzamusanga ari umwemera yaranakoze ibitunganye, abo bafite inzego zo hejuru. جنات
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Jana zihoraho zitembamo imigezi bazazibamo ubuziraherezo, icyo nicyo gihembo cy'uwiyejeje. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Rwose twahishuriye Musa, jyana nijoro abagaragu banjye ubacisha inzira yumutse mu nyanja, udatinya gushyigikirwa, utanafite ubwoba. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. Firawuni abakurikirana n'ingabo ze barengerwa n'inyanja, mbega uko barengewe. وأضل فرعون قومه وما هدى. Firawuni yayobeje abantu be ntiyabayoboye. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Yemwe bana ba Isirayeli, rwose twabakishije umwanzi wanyu, tubasezeranya uruhande rw'iburyo bwa Turu, tunabamanurira mana na saruwa. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Murye mu byiza twabafunguriye, ntimubyigomekemo, uburakari bwanjye bukazabageraho. Ugezweho n'uburakari bwanjye aba yoramye. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Kandi mu by'ukuri jye nduhanagura ibyaha cyane kuwicujije, akemera akanakora ibitunganye maze akayoboka. وما أعجلك عن قومك يا موسى. Niki cyakwihutishije uva ku bantu bawe yewe Musa? قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. Aravuga ati, bo ngabo barankurikira, nihuse nkugana nyagasani wanjye kugira ngo ushime. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Aravuga ati, mu by'ukuri twe twagerageje abantu bawe nyuma yawe, Samiriyu arabayobya. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Musa agaruka ku bantu be arakaye ababaye, aravuga ati, bantu banjye, ese nyagasani wanyu ntiyabahaye isezerano ryiza? Ese igihe cy'isezerano cyabaye kirekire, cyangwa mwashatse ko uburakari bwa nyagasani wanyu bubageraho? Mucukubiri n'isezerano ryanjye. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Baravuga bati, ntitwaciye ukubiri n'isezerano ryawe ku bushake bwacu, ariko twe twikorejwe uburemere bw'imitako y'abantu turayinaga. Uko niko Samiriyu yabigenje. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Ababumbira ishusho y'ikimasa ifite ukwabira, baravuga bati, iyi niyo mana yanyu, ni n'Imana ya Musa, ariko yaribagiwe.
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ese ntibabona ko itabasubiza ijambo cyangwa ngo igire ubushobozi bwo kugira icyo ibatwara cyangwa ibamarira? ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. rwose Haruna yababwiye mbere ati, yemwe bantu banjye, mu by'ukuri mwayigeragereshejwe, mu by'ukuri nyagasani wanyu ni nyirimpuhwe, nimunkurikire munumvire itegeko ryanjye. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. baravuga bati, ntitureke gukomeza kuyisenga kugeza ubwo Musa atugarukira. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. aravuga ati, yewe Haruna, niki cyakubujije ubwo wabonaga bayobye? ألا تتبعني أفعصيت أمري. kutankurikira, ese wigometse ku itegeko ryanjye? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. aravuga ati, mwana wa mama, wikurura ubwanwa bwanjye cyangwa umutwe wanjye. mu by'ukuri jye natinye yuko wavuga uti, watandukanyije abana ba Isirayeli, ntiwubahiriza ijambo ryanjye. قال فما خطبك يا سامري. aravuga ati, byakugendekeye bite yewe Samiriyo? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. aravuga ati, nabonye ibyo batabonye, mfata igitaka mu nzira y'intumwa ndakinaga, uko niko umutima wanjye wantakiye. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. aravuga ati, genda, mu buzima uzahora uvuga uti, ntunkoreho, kandi ufite isezerano utazarenga. witegereze Imana yawe iyo wahoraga usenga, rwose turayitwikagura maze tuyitumurire mu nyanja ari ivu. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. mu by'ukuri Imana yanyu ni Allah, nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse we, buri kintu yagihetuje ubumenyi. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. uko niko tugutekerereza inkuru z'ababanje, kandi twaguhaye urwibutso ruduturutseho. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. uzarutera umugongo, mu by'ukuri ku munsi w'izuka azikorera umutwaro w'ibyaha. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. bazabamo ubuziraherezo, kandi uzaba ari umutwaro mubi kuri bo ku munsi w'izuka. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. umunsi impanda izahuhwamo, uwo munsi tuzakoranya abagome bafite amaso y'ubururu. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. bongorerana hafi yabo, nta gihe mwabayeho uretse iminsi 10 gusa.
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. nitwe tuzi cyane ibyo bavuga, ubwo ubarusha ubwenge azavuga ati nta gihe mwabayeho uretse umunsi umwe. ويسألونك عن الجبال فقل